ubu tugomba gushaka icyo gukora kuko guhora twicaye gutya gusa ngo turategereje tutazi igisubizo aho kiri, tutazi ngo ninde ufite ikibazo cyangwa se ninde muzima, nabyo ntacyo byatumarije. Tugomba gushaka uburyo ki tumenya aho ikibazo kiri kugira tubone igisubizo, kuko nta gisubizo wabona utaramenya ngo ikibazo kiraho. Tutangira kubana nakubwiye yuko ugomba kugana tekera kubyo washatse uba wakoze, siko bimeze. Ubwo rero iyo umaze gushaka uhita ufata ugakura mu bwonko ugatekera deni by'ubwana kondoka. Igihe kirageze ngo tubone umuti, turifatanyije mu nawe. Umugore mwiza, inama ni izawe nanjye nkakunganira. Icyambere nyine reka kurira madamu, uri mwiza. Ntabwo twamenya ngo umuti twawukubaha cyangwa twawushaka uyu muti tutazi aho uherereye. Iyo mpamvu bwiza ndakukura nanjye numva naturi ku mutima wanjye ugasamba. Si basi ukeneye kubona amarira yanjye, ukeneye kubona nareze. Please, wirira. Nubone ndira ngo nanjye nawurire. Nakuzanye umutwe, sibyo? Muri twese ibi ntawe wabihisemo, nta muntu wari uzi ko bizaba, sibyo? Ariko nyine Satani akunda agenda yitabika ko urakora amafaranga turakora yakaboneka, sibyo? Satani ubujya n'umugome abona haryosha akahica. Bana banjye ndabumva, ndabikundira, ndabishimira, ariko agahinda mufite namwe ndi kubona muri kuvugana agahinda, amaganya. Muri ino minsi tureke agahinda, twishime, tunezerwe kugira ngo tubashe kwisanzura mu buzima tubaye. Nubwo navutse nkabona ntazi mama, ariko nanjye nifatanyije nawe. Baby, uri mutoya pe, ndabyumva, ndabizi. Kuba mama wawe yaragiye ukaba warakuze utamubona, okay, si wowe wabiteye, si nawe wabikuruye, ariko ihangane, Imana iri kumwe natwe. Ikintu tugomba gukora ni ukubishyiramo imbaraga, ariko turasenga. Kamuganire, kamubwira, ariko nkubwira useka. Tutari guheranwa n'agahinda. Muri Bibiliya nkunda kuyisoma, nasomye umusaza bajya bita wari ufite umugore witwa Sara, ariwe wabyaye nde? Isaka. Isaka byabona nde? Na Aburahamu. Tibyagenze biti, bagize nguruca shiriseka, ariko bagize nguruca barashakanye. Umwaka wa mbere witwa wapi, wa kabiri wapi, 50 wapi, 60 wapi, kuri 80. Mbaza ngo byagenze biti. Suzi kare umuntu abatanga ati wapi si ibyaye uti ndacuze ati zirashize da. Giye gukanguka Sara, igeze yeze ngo twite. Sara tumenza abandozi, sifuzaga ko yabona ibyinze. Nanabonera byinda ati bandozi. Shatse kuko yaratwite se. Mbaza ati yagiye gukanguka have n'icyana cy'igisore. None kuko natwe ntarira renga tugomba kuzaza.
Yamana ngiye mu bintu bibaho kunze kurebamo icyizere kandi pe kandi nawe ndakwizeye kuko nubwo gushaka kucisha mu kakango kwisuzuma oya ntarirarenga nyine ntakundi tugomba kubisengera ntabwo mu rukundo bebi no gusenga nibyo byambere ariko bana muri mwana igize ngo sibyo nkabona ngo urahazi bana nagufata nkaguterura sinabona ukuntu nshima Imana nkagusomagura biramutse bikunze sinabona ukuntu nshima Imana pe noneho njyewe uzi ikintu nakurinda ntabwo ujyamo kuri matera naje najyamo ukajyamo akunda yanjye avuga ati umwana wanjye atagira uti atababara ko mata nayo bibabaza ariko nyine keya zahita ziyongera suzi izo nguma zakwikubaka kane niyo mpamvu nanjye ngomba kubisengera cyane kugira ngo nyine urwo rukundo rwiyongere sheri shambo ndaguseka ntabwo ngo nagenda si byiza angana ukihangana ko gateganya ibi bintu tugakora tuvanze no gusenga Imana niyo byose ariko tugomba gufata umwanzuro tukegera na muganga tukamenya ikibazo kiri njye navugaga ngo twaje mu kinyarwanda tukareba ntawamenya duresha amahamba ashobora kuba yatugire n'umutima mubi akatwangiriza kuko abona ufite akazi agenda akora byanashoboka ndetse kwikoresha amahamba afite barabana bane ntabwo twakagombye kubishyira mu binyarwanda tutaramenya ngo bimeze bite ugomba kubanza kwa muganga yakuramo indwara akabura kujya mu binyarwanda ufite kujya mu binyarwanda ari ikibazo cyoroshye ndahiye kuri mama wambyaye icyaba cyose kugira ngo nutwite nzagikora niba ngombwa ko ntanga n'ukuboko nzagutanga ariko urundi urugingo rugira uti rubone iki sheri ntange gutegura gukora buri kimwe cyose kugira ngo tubone umwana ariyo mpamvu mvuga kwa muganga tuzajyayo mu kinyarwanda tujyayo mu masengesho tujyayo mu bapfumu tujyayo hano kari hano ntabwo tuzabura igisubizo kandi nizera ntashidikanya ko niyo zaba imyaka 100 tugomba kuzabona umwana pe sheri tugamusaba akamukamo nsaba nta kibazo mukunda banyemera kutazigera inama sheri kwanga sinanabitekereza ahubwo wiho nsezeranya nta bisiga bizaza bikugurukana sheri uko wanyizeye tukajya gusa uzi neza ko nta kibazo na kimwe wagira kuri iki ndagusezeranya ukunze ntabwo nzigera nhinduka icyo nicyo cyatumye nanjye ngukunda kuko nabonaga nta gakungu unakiba umwana pe kandi suzi ubu igihe dutemberana ku Gisenyi ndabyibuka uzi ko nakubwiye ngo ngura serivisi ngo turarane wasi ukabyanga nanjye nahise mvuga ati dore umukobwa w'umutima kuko urareba hari igihe uba ukundana n'umukobwa wamubwira wamwegereza ngo ca atajya akakwishoramo abashaka iki umukobwa nta cyizere wamugirira n'icyizere wamugirira ariko ndagusezeranya ko icyizere cyose ufite kitazigera gitakara ndabizi neza ko kitazigera gitakara no mu nzozi sinzabona shiri wanjye mukundwa mu gasaba natoragwa abandi bagize uti bagataye umugamba ni rw'abantama ambara imyenda y'iki duhangane nzagukunda ntaziteshwa ku nshingano twagiranye nuko cyizere twahaye kandi serivisi zo mu cyumba nzazikora neza nk'uko bikwiye urakoze cyane
bana banjye rero impanuro ndazitanze, tugiranye ikiganiro kandi cyiza kigira aho kidukura kigire n'aho kitugeza. Buri wese yajya mu kazi ke nk'ibisanzwe tugakomeza ubuzima, ejo cyangwa ejo bundi ntabwo tuzi ngo tuzabike. Akazi karakomeje n'iminsi ikomeje kwicuma, ntaribi buri wese yajya mu kazi ke. Aba bana bafite agahinda, ibyo bari kuvuga byose bari kubivugana amaganya. Yego pe, bari kugaragaza ko turi kumwe, ariko agahinda kabo ndi kukumva pe. Ako se nshaka undi mugore aze kubamfasha? icyizere cy'uko yaba abyara. None isi musanzwe ntabwo adukurikirana neza nyine. Ikibazo cyawe nyine guseka kandi akenshi nyine babona ntabwo isekeje umwana byari. Nyine nk'ikintu mba ashatse kukubwira, urabona ese umukobwa ashaka umugabo asaba akeneye kugira ngo agire umuryango, nyine yagure umuryango. Ariko ndengera nyine umuntu aba akeneye kwagura umuryango, ariko se n'umwe uravuga ngo ubu uri umugizi umugore ntabwo watagize ubwo ndeba ko natubonera bwayo nabyo nyine. ese nawe uri njye ariko iyo baravuga ngo ni amafuti, ariko amafuti y'umugabo ni bwo buryo bwe, ubwo n'ubugore ni bwo buryo uburyo bwose umuhungu bose byo namuhungu tujana nyine no guha amafaranga, ariko hano nyine hari igihe nyine mba ndi kurengera kabisa sibyo, nk'ubu isheri wanjye sibyo, ibyo nifashe nyine nkaza kukureba sibyo, nawe ndagukunda ndabizi ko nkunda nubwo bwose mfite umugabo, ariko ntabwo mba nyine ndi gukora ibintu byiza sibyo, ariko nyine nta kundi ibintu bigomba kugenda, isi niko tubayeho, bamwe nyine bagomba kubaho ku bw'abandi. sinavuga ko ikintu cya mbere nshaka ari umwana, wowe nyine nimara kubona umwana nta bindi bibazo ushyire wawe muzakomezanya nk'uko nanjye nzakomezanya n'umugabo wanjye. Icya mbere nshaka ni uko wantirinda. Terinda ibyo nta kibazo, ibyo ngibyo nta n'ikibazo kibirimo, ahubwo nyine ko ujye wibanda ku mafaranga sibyo, kubera ko urabizi ntayo ufite ntabwo nabaho gute. Amafaranga sinagura neza, aya maturagerageza, ariko ejo bundi hari akabazo kajemo uri kubyibuka. ujya wibuka kuri ndabwiriza ngabona uzabyarira umwana mwiza cyane pe. Ujye ubyibuka nyine ko hari amafaranga nshaka itamo, kuko wampaye 500 mvanye ayo 500 ko wabaye wanyemereye nyine sagashiruka nyine k'ibihumbi 100 ko ururandengereza nyine kugira ngo nga fantasi. Ndabyibuka, ariko humura ndatekera umutwe nyine n'umugabo urabitse, kubera ko ibintu mba nikora batabizi kandi anabimenye byaba bibiri. Kira kigabo cyawe mbona gifite amafaranga menshi, nawe tore amafaranga afite ikibazo afite n'ikimenyetso cyo kutabya. Ese birabigabarega kenshi na kenshi byavuye kujya basanga bivuye mu kazi binaniwe, binabishobora ugasanga nyine ibintu kandi bura iconze ico umugore ntagavi wabo nyine ngaje gushaka ibiryoya. Oya zigahunda ho pe nababesheye akunda kandi arabibasha, ariko sinzi impamvu atabyara. Wasanga babo bura nyine ugasanga ubwo nyine imiryango ziba bari karande, ariko kuvuga ko niwe gusa urumva ese warapereje neza, usanga ko nyine bisanzwe sibyo nyine wabo basanzwe babyara ubundi. Amakuru yawe ntabwo ujyanye perereza, gusa nyine nta kibazo cye, ari nayo mpamvu mugahinge nimara sibyo ko nyine umanye sibyo kuweho mu bisanzwe nageze amafaranga, ubundi iyo kiriya kigabo cyakiza kuntanga haba ari wowe n'ijana none byarangiye, ariko nanone amafaranga yabaye nyaburaga. Nanone mu bisanzwe si ubu nari nzabaho gutera iyo naza kukubona nyine kandi erega binaciyemo
kiriya kigabo cyane wacu veni tukigira hanze tukibanira mu bisanzwe kandi ndagukunda sibyo nanjye ndagukunda ariko uzane ntunyishura neza amafaranga yanjye yohereze ndaguhe nimero ngenda ahita amutekera umutwe ayarambe mpite nyaguhereza urabona ko nta mafaranga nta cyabaye ntabura neza nyine cyo gusa ariko ubona ko ukunda amagariye simbikora sinyarutsa iminota nzaza ndamugira ibintu ari ku bigombo pe ntabwo abazigira ngo utemba nyine sibyo gusa ariko gahunda ifite nyine na wa mukobwa kaje karusa nyine twavuganye ko turi bwaze kujya ku Gisenyi urumva ariko nyine ntusanga bari sibyo twumvikanye ndabizi nyine ntabwo nababara ariko nawe uri keza ariko nyine ngiye sikubista amafaranga sinzi neza ko nzamutsindira kandi nuje wibesha ngo amafaranga nyine ntabwo nababara kuko nanjye ndabizi ko ubu ngiye kugenda mbe ndi kumwe n'umugabo wanjye ubwo ntabwo najya kuwufurira kandi yuko twamenya kwishire wanjye wo cira birarura cira birarura kabisa byanarigiye kuri amusete mfite gahunda nyine ko turi bwaze kujya mu Gisenyi kandi dore amasaha nageze urumva ibisozi kubona ko nyine nawe urabyumva sibyo kandi kubesha umushinga zizabyiza sibyo nawe urabyumva nyine tugire vuba ibyo wanyamagariye ubwire sibyo ubundi nyarutsa tujya kumureba ubundi tuzahana indi gahunda irambuye isobanurana n'umwe w'utuye nansohoka n'amafaranga urayafite sibyo ahubwo twamutekereza shirwa ntabwo kagenda urabona amafaranga yitwaje nigira mu rugo ndahita mushirira hagati cyangwa ukabageza ndaza kukohereza amatike maze muzuko cyiza sibyo ntabwo nzigira ngo utengwa gusa uzampamagara nzahagirira igihe pe nzahita nza urabizi ko ngukunda sibyo nyine ntabwo nzigira ngo utengwa na rimwe ariko nanone akantu wemeye kitike uzibuke sibyo kugira ngo ubwo mite mbikora amafaranga ari kuri umuntu ndahita ndakora kibazo abizi ahubwo nyine ntari bizo nyine bashakaga kuba bazi umukunzi wawe nanjye umugabo wanjye ataza kurushaga akambura kiragenda ugende tumva bayi sibyo ndagukunda gusa nyine uyiteho nditaho nari agatambaro kakugasize nanjye nzajya narazampagamo umugore w'abandi umugore wa bosi ndagasibigingi nangigabije ariko nabirenze agatike kugira ngo urugahita kamereza ubundi turebe ibyo ari byo kabisa nzakomeza bimukore fresh nzamukuraho n'inzu n'imodoka ngomba kuyigura kabisa ugiye ndi gutembera nyine ndari gushaka amarezo ushaka network ushaka network hariya nubwo byanze ntabwo bigenda neza nanjye abafurekanye nagusize mu sishimwe watembereye cyane ndi gutembera nyine kugira ngo akayaga mu ikana ariko kuba mu rugo nabyo mba narambiwe ahubwo uri gutembera ndebye televiziyo ndaruhanda bari kambe ndashaka network ngo yego oya nta kibazo biri bashiri nanjye ndikuruka ngo fone yanjye kora basize mu nzu wari utugiye kurebamo gaho rero buratembera nanjye mukanyigiye ariko urasanga nawe utekeye hagati nyine ushire umureti nta kibazo umureti